nitwa Mtiazi nkurikirana na Flash TV ku kiganiro Sebuzi Magazine. Okay, nk'ibisanzwe rero turi hano kuri stade stade yitwa Gorogota hano mu karere ka Nyagatare intara y'Iburasirazuba. Nkunda kubabwira ngo nta foto nta cyabaye hano cyabaye rero. Mu ntara y'Iburasirazuba rero ni ku nshuro ya kangahe ibitaramo bitangiye kugenda biza byinshi cyane kabisa. Urumva ko ni showbiz bimeze neza cyane kabisa. Uyu munsi rero dufite igitaramo hano urubyiruko rwateguye amafaranga azavamo azayifashishwa cyangwa se bazayafashisha abana bagwingiye. No kuvuga ngo igwingira no kurwanya ingwinyira ry'abana nicyo gitaramo cyabera hano kuri stade Gorogota. Icyo gitaramo kikaba cyabateguwe na abayusi Frontier cyangwa se urubyiruko muri rusange bo mu karere ka Nyagatare. Aha ndaza kubagezaho buri kimwe cyose cyagiye kibera muri stade kabisa. Nge nditwa DJ Crew ni showbiz ikiganiro ni Sebuzi Magazine televiziyo Flash TV. Turi kumwe na DJ Sammy, turi kumwe na DJ Didman, turi kumwe n'abasaba batandukanye mu kanya gatoya uwitwa Fireman niyo mara kuducanira amatara turaza guhita tubakira kuri stage. So baza komeza kwakira abantu batandukanye kuri amatara yagiye. Ubonye ko Christophe ataje kandi watanze amafaranga nk'umuturage uraje mu gitaramo cya hano mu karere ka Nyagatare, ese urababaye cyangwa urishimye? Ndababaye kuko urabona ibintu byabaye. Christophe niwe naje nkunze, ntago naje nkunze Fireman, bose byari kimwe, ariko uri kumva niba naje nkunze umuhanzi nka Christophe nkaba ntamubonye mukaba mudupfubirije mwatubwiye kari buze Njagala Slekwe, Njagala Luzinda, Njagala Bad Black, Njagala Fabiola, Njagala Kadaba, Rebecca Kadaba, Njagala. None se abahanzi mwabishimiye bimeze bite? Ntabwo turi ababona. Abahanzi ntabwo mwababuze. None nimukomeza kubura biraza kugenda gute? Utaha nyine nese bagira uti. Nimukomeza Sambiri mukademo n'amatara muri stade yatse kabisa. Byageraga hagati ibyuma byo muri stade bikazima, ntiwamenya impamvu, ntabwo wamenya ko byabaga bimeze kabisa. Ntabwo ari byiza. Byageze saa mbiri zuzuye, wari wakodeshejwe ibyuma atangira kubizimya ababwira ngo amasaha twavuganye yageze, nimba mushaka gukomeza igitaramo cyanyu murongera amafaranga. Mu by'ukuri yakubye ibyuma, abasani bari kuri stage babura music, babura amajwi, babura buri kimwe cyose. Ngombwa ko tubegera kugira tubabaze impamvu bari bazibije ibyuma. Bari hano kugira ngo batubwire kuki waruzimije ibyuma byari bigenze bite. Tubonye waruzimije ibyuma, se impamvu yaruzimije ibyuma byari bigenze bite? Ikibazo nawe nyine uvuganye n'umuntu mugahana gahunda, uvuganye n'umuntu mugahana gahunda, ariko ikirori kiri butangire muri bukorane amasaha yawe akaza kuyica, nkaho ufite uburenganzira bwo kuyakupa cyangwa ukavuga nawe akakongerera ku byo mwavuganye. None wabikupye kubera ko amasaha yarageze, byari bigenze bite? Amafaranga ari make, wamwashaka n'amafaranga byari bimeze bite? Ikibazo si amafaranga ko yari make, ni igihe twavuganye cyari cyarangiye. Biba ngombwa rero ko tuvugana nawe natwumve, tumuhamagara inshuro nyinshi ntiyatwumva, biba ngombwa ko dukupa ibyuma kugira ngo abanze aze. None ubu ngubu ko mwongeye mukabisubizaho barabishyura, nibatabishyura murabikuraho biragenda bite? Turabikuraho. Urakoze cyane.
hakaba habonetsemo n'undi mwana ufite impano w'umuhungu witwa Prince yasabye ko yajya ku rubyiniro, agiye ku rubyiniro aradukoma cyangwa se akoma bari bahari. DJ Diddyman mu byishimo byinshi n'ubwuzu ati uyu mwana uyu muhungu ndava Nyagatare mukoresheje indirimbo. DJ Diddyman ati uyu mwana ndava muri Nyagatare mumbwire studio nziza cyane ikora neza, ikora mu ntara y'Iburasirazuba. Iyo bahise bamubwira ko ari Odd Music Studio, ako kanya yemeye ko agomba kuzamuka amukoreshereje indirimbo, then umwana agatangira kuba umuhanzi atangijwe n'aba DJ. Ntibyatinze bugica mu gitondo cya kare umwana yazindutse aza hano kuri radio, tumuhuza na DJ Diddyman amujyana muri Odd Music, asiga mwishyuriye indirimbo ya hip hop nziza cyane yitwa Icyizere. Iyo ndirimbo ikaba iri gutunganywa rero na Odd Music, Meritachi akaba ari producer. Aha, ubonye ko Christisa ataje kandi watanze amafaranga nk'umuturage uraje mu gitaramo cya hano mu karere ka Nyagatare, ese urababaye cyangwa urishimye? Ndababaye kuko urabona ibintu byabaye. Christise niwe naje nkunze, ntago naje nkunze Fireman, bose byari kimwe, ariko uri kumva niba naje nkunze umuhanzi nka Christise nkaba ntamubonye mukaba mudupfubirije mwatubwiye ko ari buze, urumva nacitse intege nta kibazo, ariko numvise Fireman nawe namwumvisha, ariko Christise ntago namubonye, urumva nyine ntago byagenze neza. Se tuvuge ko Christise ni icyamamare cyangwa no kwanga kuza gutaramira abafana ba hano mu karere ka Nyagatare? Christise ni ukumva ko buri muntu agira umuhanzi akunda, nyine nakunze Christise ariko ntago namubonye. Ni ukuvuga ko niyo yaba atari icyamamare ariko nyine namukunze. Shaka nimba ni indirimbo zitari nazo. DJ Saji. Okay, Fireman rero uravugana n'itangazamakuru, ni Flash FM cyangwa se ni televiziyo Flash, ni ikiganiro Celebrity Magazine. Ugeze mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare kuri stade bayita Golgotha. Ese wahabonye gute? Abafana bakwakiriye gute? Bimeze bite Fireman? Bana ni neza kabisa, ni neza, nishimye, banyeretse urukundo, ni by'agaciro gakomeye cyane. Navuga ngo ebana nzabakumbura kweri. Uravuze kuzabakumbura, ese ukunda gukora amashow menshi cyane, amashow wakoze niyo ukoze hano mu ntara y'Iburasirazuba, urabona bimeze bite? Nyine nk'ibisanzwe nkuko bisanzwe, nyine ni rwa rukundo rw'abafana, ni rwa rukundo rw'injyana, ni nabyo bitumotivatinga. Burya demo abantu bakwereka urukundo nawe umyushyiramo imbaraga, like nyine mba numva ntago nabahaye ibyo bakwiye, uri kumva, mba numva nyine narenzaho tunabahereza ibirenze, ariko hamwe n'igihe ndatekereza yuko nzabahereza nzabakocora mpaka ebana Imana izabimfashe muto. Fireman waheruka kugira mu ntara y'Iburasirazuba ryari cyangwa se n'ubwa mbere uhageze? Ntabwo ari ubwa mbere, si n'ubwa nyuma, ni ubukurikira. Kuri stage abafana bakwishimiye, we wabishimiye? Of course yes, abantu iyo bakwiritse urukundo lazima, niyo mpamvu ndi kukubwira ngo like iyo mbona urukundo abantu banyeretse, mba numva nyine bakwiye ibirenze mbona ntago nabahaye ibyo bakwiye, mba numva bakwiye ibirenze nyine ariko
ewana nzabakocora tu hamwe n'igihe nzabakocora Imana izabimfashemo tu. Hano mu karere ka Nyagatare intara y'Iburasirazuba bakunda kuvuga ko badakunda abahanzi, ibyo bavuga nibyo koko bigaragaza cyangwa se ubisobanure? Ntabwo ariko njyewe mbibona, gusa nyine urabizi Nyagatare buriya ikintu njyewe nababonyeho, icyo navuga kuri public ya Nyagatare cyangwa se n'abantu b'i Nyagatare, abantu bacu ni abantu basobanutse, ni abantu ntabwo ari ba bantu waza wibaraguza ubabeshya ubahereza ibintu bya fake wapi. Iyo ubahereje ibintu bya fake bakubwiza ukuri nyine baragukatira. So rero nimba baragiye babona abantu nyine batabahereza ibyo bakwiye, bakabakatira bakavuga wapi we batubeshye bakabananira, like bisa nkaho bifatwa ngo ntago bakunda abahanzi. Ntago ariko bimeze, ahubwo ntago bakunda umuntu babeshya. Iyo babeshye baragukatira nyine tu, ariko iyo ubahereje iyo bakomye walayi barakwishimira. Si wabibonye se ko bari njye navuga ngo ibyo nabonye n'amaso yanjye nabonye bishimye, niyo mpamvu numva yuko ewana nari nkwiye kubahereza ibirenzeho ahubwo tu. So rero icyo kuvuga ngo ntago bakunda abahanzi, ntago bakunda abahanzi ba fake nyine, ariko abahanzi b'ukuri, umuhanzi wa nyawe iyo bahaye ibintu bya nyabyo baragukunda nyine tu. Nicyo navuga nyine barasobanutse. Gomeza uvuga ko basobanutse, reka tugare kunyuma gasoya. Kuri stage wavuze yuko wisegura ko umuhanzi wari kuza, ese wasobanura bari kureba Celebs Magazine ikiganiro Flash TV impamvu uwo muhanzi ataje no kubera iki, kandi abantu bari batanze amafaranga bari banamutegereje? Kintu biziho, gusa ibyo byose buriya hari impamvu tu, hari impamvu, ariko nyir'ubwite niwe wabibibwira cyangwa se niwe wagira icyo abivugaho tu. Ko njyewe ntago, njyewe nakoze ibindeba, nakoze ibyo nagombaga gukora, ibindi rero by'abandi nagomba mbyitaho, simba nshaka no kubimenya. Gusa nyine iyo uri imbere y'abantu, abantu ari we bakurikiye, hari icyo bakwitezeho, hari icyo expectinga kuri wowe from you, lazima nyine uba ugomba gukavaringa situation nyine tu. Yewe nagombaga kubera ko umuvandimwe atagaragaye ku rubyiniro, like nagombaga nyine kubarabura tu, nyine ntibabe bari aho bategereje cyangwa se ngo amaso yere mu kirere, nagombaga kubarabura nkapfusha nyine tu kuri yansayidira n'iki, ariko nta kirenzeho, nta kintu mbiziho kirenze nyine tu. Njyewe I did what I had to do, that's all. Abahanzi b'intara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare urabizeza iki? Ese washaka ko mwakorana featuring cyangwa se indirimbo wabyemera bimeze bite? Sina Nyagatare ni buri muhanzi uwo ari we wese, gusa ntabwo abahanzi bose mwakora n'indirimbo, ariko nyine ubikwiye twakora. Nyagatare naho rero nabonye abahanzi, ariko harimo n'abo dusanzwe tuziranye, harimo abajama banjye batandukanye. Ndatekereza ko hari n'abo dufitanye n'amaproje, umuhungu dufitanye ibintu by'imishinga n'abandi. Lava ari he arikora, urumva. So rero urumva ko ari imishinga myinshi tu, kandi mba numva nifuza gukorana n'abantu batandukanye. Noneho by'umwihariko nk'aha ngaha nabonye public ingana gutya, abantu banyishimiye kuri runo rwego, lazima ngomba kuhashinga imizi mu buryo bufatika. Tugana ku musozo, nawe turaza kumujya tumubaze. Tugana ku musozo, warimo kuvuga ko hari umufitanye projet n'uyu nguyu mwicanye we? Umuhungu bakwitsa gute? Banyita Kawawe my brother.
kababihe brother Fireman yavuze twahise twegera uwateguye igitaramo agira byinshi. None se Safari ko mfite amakuru ko ari wewe umuntu wari uri mu bintu byo gutegura kera gitaramo na Gomisiriza. Icyo nkubaza gatoya ukansubiza ku cyerekeranye n'uriya muhanzi waraye utaje kandi abafana baramushakaga. Uriya Chris Easy urabona ko ntiyaje kuri stage kandi ngira ngo mwari mwaramwishiye, ese amafaranga mwamwishiye, ese nuko mutari mwaramwishiye, bimeze bite? Sasa rero uriya muhanzi Chris Easy twebwe twamaze kuvugana nawe. Tumaze kuvugana nawe in fact atubwira yuko ari ntuza akora nka group nyine afite manager hanyuma noneho twebwe turemeranye nta n'ikindi kibazo cyabayeho adusaba avansi twemeranyije 600. Yaje 600. Twemeranya noneho nta twebwe kubera ko twamushakaga bitewe nuko byagiye bihinduka. Hari ubundi twari twabaje gutumira Riderman biza kuba ngombwa ko adahari kuri iyi tariki. Noneho rero tuza guhindura ni nabyo byagomeje kutudisturbinga. Hanyuma noneho twemeranya, navuze byinshi, twemeranya na ntuza na Chris Easy. Hanyuma noneho tumaze kwemeranya atubwira we ko ari free, nta kibazo itariki azaba ari free, ndetse na Fireman. Ariko Fireman yari ku giti cye, Nuri yari ku giti cye. Hanyuma noneho rero muri ako kanya rero badusaba kwemeranya nka ntuza ko twemeranya tugirana amasezerano. Hanyuma tumuhereza avance 300 kabisa murayamu. Avance 300 ariko ageze aravuga ati nibongereho ayo avance ntago yahagije mu muhandi cyangwa mwakomeje kumuha 300. None twihuse twamuhaye 400. Mwamuhaye 400 none ntiyaje kuririmba, muramwishyuza bizagenda bite? Aha rero hanyuma nkubwe rero uburyo bw'ejo twebwe ntabwo tubizi uri gusa ngo MC ariko muri negotiation cyane byari birimo MC uriya Gesho we yarabizi nyine, ndavuga mu bintu byo kumutubwirira noya n'umuntu wamutubwiye watubagerageje kubishyiramo imbaraga mu muntu kutuhuza n'abahanzi. Hanyuma rero ejo nyine nkuko mwabibonaga ngira ngo sinzi nahabonaga niba ari waje ejo, ariko niba ari waje, ariko twebwe twari tumutegereje tuzi ko nta kibazo. Nyuma rero haza DJ ngo bari group imwe, ntabwo twabonye DJ nge sinari nabizi, ntabwo twigeze twamubonye, gusa nuko twumvishe ngo aragiye ngo ibiki n'ibiki, ntabwo muri ako kugenda na kugaruka ntabwo twe tubizi. No kuvuga ngo uriya mu DJ wacuranze DJ Didiman mwe ntabwo kuri gahunda yarahari. Kuri gahunda yarariho no kuri afisha ariho no muri program ariho. None se ko avuga ko mutamwishyuye, aravuga ko mutamwishyuye amafaranga ngo mwamuhaye nimugoroba ngo kandi abandi mwarabishyuye. Ni ikibazo n'ubu aracyari n'ahangaha muri Nyagatare. Uko bimeze twebwe twavuganye na company ntuza manager muri make Junior niwe manager wa Chris Easy ngira ngo ntabwo yavuze ko we tumwishyurira kimwe tumuha avance. Nyine ni group irimo ntuza irimo ni ukuvanga amafaranga Junior yatse yose n'aya crew n'aba Didiman barimo n'aba Chris Easy. Yes. Birasobanutse. Nuvuga ngo DJ Didiman mwega nta kintu abishyuza, agomba kwishyuza Junior giti. Ahubwo twe turumva tugomba kubaka amafaranga yacu kuko ntiyago yaririmba. Bose baza ba Didiman ba Chris Easy bose bageze muri Nyagatare. Ntabwo mbizi niba barahageze, ariko jyana stade nabonye ba Didier sinzi, ariko bavuga ngo ko hari kuko twashatse no kubinjiza, twagiye no kubakira tugiye kubinjiza ku ntuza ko nge ntabwo nari mari na nimwe nk'ubuyobozi kuko nge ntabwo nari na muziki, tugiye kubinjiza mu cyumba nyine harimo uriya nyine DJ Fireman yaje nyuma buryo. Fireman yaje nyuma. Ariko none tugiye kubinjizamo bari abakinnyi bacu barokuru tuzama kubasura batise ko mudusuye ntarega haje umuntu w'umushyitsi batireka Christian urimo. Nabibonye mwasohoye abantu ngo sinzi ibintu mwamurimo kuganira imbere. Oya niba ari twagira ngo nyine bamwe bajye mu
cyumba kimwe abandi bajya mu kindi twagira kubera ko batari bahuje ariko kugira ngo nyine bariya bari baje twabakiraga nyine nk'abashyitsi bavuye i Kigali. None Safari nk'umuntu wari uri inyuma uhedinze show mu gutangira yarakuruhije ayo mafaranga aho yavuye asanga waragiye no kuguza na banki n'urugero uritabaza ubuyobozi biragenda bite? Rero muri make urumva yuko ntabwo twabigizemo uruhare ntabwo twebwe muri make twebwe ntabwo twabigizemo uruhare kandi no muri ntuza mu masezerano twari twagiranye amasezerano biramutse byanze ko umuntu base bavuze twavugaga ko idasubizwa base mu masezerano mwavuze ko idasubizwa ariko nyuma y'iki yo kubyumvikanaho habaye hari impamvu runaka yasubizwa. Yego urumva twebwe ntabwo tubizi impamvu ntabwo yaje ngo tubwire ngo ngize impamvu ngo tumubwire ngo tugarize vansi yacu cyangwa turakwihoreye cyangwa habaye iki kibazo nk'uko twagiranye amasezerano mu nyandiko. Tudatinze kandi twegereye telefone duhamagara Junior GT nawe agira byinshi adutangariza DJ Crew abo bagabo baraduhemukiye. Yes biraba byari biki ntabwo nakumvaga navugaga ni DJ Crew ya platform mu ntara y'Iburasirazuba muri showbiz ejo igitaramo cyabereye hano Nyagatare yakora ashize zimaze iminsi y'ikisikana twisi n'abagombaga kuba yaza kukatumira ariko byarangiye finali kuri stage ataje gutegura kino gitaramo n'abavuganye bavuga ko bari babaha amafaranga so ariko bavuga ko umuhanzi ataje abavuga ko ari wowe wari uhagarariye team ari nawe wasinye sinzi nimba ibyo bavuga ari kuri abo bantu bari aho ngaho ejo baraduhemukiye ejo byagenze bite umuntu muri kontora mwagiranye turakora mbere ya saa 12 akaba abizi ndetse ku mutaka bwa mushoboye izafanya amafaranga ndetse n'igice z'amanywa wagira ugasanga amasaha mwavuganye ejo ntiratangira nta muntu uri muri stade n'ubwo abakozi babo uburyo show yaho bivakoma mpamvu ngo dukore ijoro twarapanye ko dukoze ko saa 12 Mbongo show yagomba kurangira saa 3 z'ijoro umwe bo show yabo bari bateze ko umuhanzi aririmba nijoro kandi nabwiwe duhuje ari MC Nezo bita ngo ni Joshua baramubwiye ni kontara yose twakora nawe dufite indi show i Kigali yarafunze dufite kuririmbamo aranabizi yarabizi rero turakora tuza aho hantu hanyu imbere ya saa 12 z'umugoroba tukajya gusa dusubira i Kigali yego nta kibazo urumva rero nageze aho ngaho saa 9:30 ngeze kuri stade bita ngo ni Gorigota sinanayizi warahageze kabisa kuri stade wigeze uhambona ntabwo nakubonye narahageze na kurisize mufite imodoka na bosa wacu n'indi bitadirani kabaka ndetse na Didimani yego nka team ajya gutegura akazi ke kose arestara mu turirimbe musaga matutu ducagiza hakurya kugira saa 12 z'umugoroba twamaze amasaha y'igiciro kuri tele maze sararirimba kandi kontara yari yamaye muri uko masaha aririmba saa 9 njya kuri stage kontara barayipushinga yose barayangiza aga rero abagabo bitumbuka byasanga bisanga koze party yanjye niwe bananiye i Kigali ufite ni kontara yo kuririmba saa 3 z'ijoro kuri stage ya Fueni kandi nabonye byanze subira i Kigali bare kosa ryanjye nta rimwe kubona ngo bazi kubaha igihe cy'umuhanzi w'uyu munsi ndakumva abahanzi w'ubu agira stage zirenze imwe mu ijoro rimwe nawe urabizi muri ahantu hamwe ndabizi ari yakubita n'ahantu hatanu bitewe n'aho isaha umuhaye aba ari isaha birenzeho amafaranga yaragusubiza ubirenzeho ni wowe umuhemukiye barengera akoze ibyanjye byose nasabwaga kugera ahantu ku gihe DJ ndamuzana ndamuderivaringa arahagirira ku gihe urumva rero akiriho gusigaye kunshinga none baravuga ko amafaranga yabo ngo baguhaye ibintu magana n'umuhanzi ntiyaje ngo ugomba kuyabasiga ayo mafaranga si n'amafaranga umuhanzi wacu akorera kuko dushyira mu gatini impamvu yo dufashe abakene
muri fundraising navuga ni n'abandi bumvikana bakajya essence gusa twitange dufatanye hamwe akazi gakorwa kuko impamvu twagenda gufasha abakeneye gufashwa kujya amazina y'isi mukana ariko zo Notre Dame ihuye urumva ndakumva ahantu hose hari umukeneye gufashwa rwose ndaza gukoranya ko turi mu kintu cyumvikana kandi cyakorwa kuri buri wese ntabwo bibura nka hari stage maze guperformingamo ikeneye amafaranga menshi ariko bitavanyeho kukoza amakosa muri organization yawe ukaba disorganized igihe najya kubizira ni ukuvuga ngo wowe nta kosa ufite bitegura kugira ngo uzi ko umuhanzi afite show ebyiri muri kontra bavanye ko afite gutangira akazi saa 9 akagenda avuga ngo saa 10 z'umugoroba batabaririmba urabyumva ndakumva ikosa ryabo bamenye ko gutegura show uyu munsi y'umuhanzi amasaha mwamuhaye nayo yaririmbiraho ngiye byabayeho muri arena igihe nayo yasaga niba ubyibuka ndabizi stage bayegejeho gato inyuma bagatrava nyiri mayumba ndatashe asohotse bamugaruriye ku muhanda indege yiwe yari kugendamo barayifandira wa muhanda amafaranga nane joro rafine nayo yabikoze avuze gato gavana Redman kuri stage barafite rya saa 5 musubiza pare mu Bufaransa bare umuhanzi uyu munsi saha wamuhaye abari isako nyuma yaho bafite kandi kazi rero bose bajye batugoye turahagera turi gutwana homye uko yibwiye byo umufana yaje kugira ntambone muri boneranyije n'umufana wanjye abafana ngo bababuze bari bishyuriye kuri TV yes umufana yatahobaye kuko yamukira n'abateguye show badafite gahunda Okay, urakoze cyane rero Junior kuri ibyo bisobanuro duhaye ubwo kurihari ryawe nta kibazo na kimwe muri cyane rwose amafaranga yabo si ikintu cyadanje ko ntabwo ari amafaranga menshi dukoreye mu kazi kacu iyo ni essence rwose batanze nako twabikoze tujya no kubyandikirana yabasagasa rero batabara rwose basaba batanezerewe niba hano nta kibazo yabasubiza asante Junior kutwitaba urakoze cyane kuvuga itangazamakuru na Dubai sasa rero cyane mubwire ngo show z'iyi minsi na gahunda kabisa sawa bado mukeye cyane asante sana turimo dusoza iyi nkuru ku mpande zombi zari zitari zumvikana ku kibazo bafitanye cyuko yatanze amafaranga 400 undi nawe akavuga ati ari Junior nabishaka amafaranga ye nzayamusubiza. Reka tubishimire cyane, njye nitwa DJ Clue Showbiz mu ntara y'Iburasirazuba Nyagatare, ni kuri 90 n'ibice 4, 89 n'ibice 2 na 95 n'ibice 7. Uratwumvira no ku mbuga nkoranyambaga. Okay.